Shalom mushuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino. Nk'uko rero abakunzi bacu mumaje kugenda mubimenyera, ni Eric Uwayesu. Imana ishimye ko twongera gufata uyu mwanya kugira ngo dusangirire hamwe ijambo ry'Imana. Rero mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho, ariko ndagira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana tubanze dufatanye gusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, so umwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushimira imbabazi zawe, twongeye kugushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Turagushima kuko utwitaho kandi wadukunze tudakwiriye, uratwiyegereza, udukura mu magana y'abanyabyaha, uraduhamagara kugira ngo tube mu bikari byawe. Ndasenze kugira ngo uhe umugisha mwene data mushiki wanjye ukurikiye iri jambo, rigira icyo rihindura, umwuka wera riherekeze kugira ngo rifashe kandi ryubake ubugingo bw'abazarikurikira. Icyubahiro nikikugarukire bane nanjye, kandi uyu mwanya tuwuhejemo Satani mu izina rya Yesu. Turasabye kugira ngo umwuka w'Imana bane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mbahaye ikaze nk'uko nari maze kubibabwira badukurikira. Nk'uko tugenda tubibona kuri statistique za Hoziyana TV, turabibona neza ko abari muri Amerika, muri Canada, muri France, Belgique, ndetse no mu mugabane wa Afurika cyane cyane by'umwihariko. Turabashimira uburyo mudukurikira kandi mutwereka ko muri kumwe natwe umunsi ku wundi. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo rero twinjire mu ijambo ry'Imana tusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8, turasoma umurongo waho wa 11, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe inyuze mu ijambo ryayo. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni kimwe mu bitabo 5 bya Mose. Ndumva aricyo gitabo cya nyuma Mose yanditse. Hanyuma tusome ku murongo waho wa 11. Haranditse ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ndashaka tuganire kuri iri jambo rivuga ngo uzirinde we kwibagirwa. Uzirinde we kwibagirwa. Aya magambo ndagira ngo wowe unkurikiye muri uyu mwanya, birashoboka ko aya magambo usanzwe uyazi, usanzwe uyasoma ndetse cyane, ariko ubu ni ubutumwa nahawe n'Imana kugira ngo nkugezeho kuri uyu munsi. Kubemera ko Imana ivuga, nubwo idapfa kuvuga, ivuga kubera impamvu. Murabizi neza ko Imana igira gutya ikavugisha ubwoko bwayo. Ubwo rero nanjye narimo nsenga, Imana yampaye aya magambo, irambwira ngo wibutse abantu ko bibagiwe. Abantu baribagiwe cyane, abantu bibagiwe ineza y'Imana, abantu bibagiwe
aho Imana yabavanye. Abantu bibagiwe burya Imana yabarokoye ikabakiza. Abantu baradamaraye. Imana irambwira ngo aya magambo uzayambwirira abantu, ubanyibukirize ko nkeneye ko bagarukira, kugira ngo bongere bibuke, basubize amaso inyuma, barebe, bibuke ibyo nabakoreye, bibatere kwibuka ko ndi Imana ikibakeneye. Aya magambo nubwo aremereye, ariko ikintu cyo kwibagirwa Imana ni icyacu pe. Ntabwo dukwiriye kwirengagiza yuko muri kamere yacu nk'abantu uyu mwuka wo kwibagirwa Imana watujeho. Ndagira ngo munyemerere ninjire mu nyigisho yanjye nyirizina. Imana itugirire neza bene data. Aya magambo yavuzwe n'umugabo Mose, ariwe wanditse bino bitabo 5 bihera ku itangiriro bigasoreza mu gutegeka kwa 2. Ayandika arimo yihanangiriza Abisirayeli ngo ubwo bazamara kugera mu gihugu cy'isezerano, bamaze kwibagirwa inzira y'ubutayu, uburetwa bw'Abanyegiputa bakoreshwaga bukomeye, ngo bazirinde rwose be kwibagirwa Uwiteka Imana yabo yabavanye kure. Ubwoko bw'Abisirayeli turabuzi n'ubwoko bwakoze imirimo y'uburetwa cyane, ndetse rwose bahuye n'ibibazo bikomeye cyane no kuva muri Egiputa, nyuma y'agahimano, nyuma y'itotezwa rikomeye rya Farawo. Reka nkwibutse ko no mu butayu bahahuriye n'ibigeragezo bikomeye cyane. Aha rero Mose abandikira abihanangiriza, ababwira yuko ubwo butayu, iryo hohoterwa cyangwa se uko kugeragezwa, ibyo byose bizarangira bikaba nk'inzozi ubwo bazaba bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano. Ababwira ijambo rikomeye abihanangiriza nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umubyeyi. Arababwira ngo ntibuzibagirwe mumaze kugera mu gihugu cy'isezerano, ntimuzibagirwe Imana yabakuje amaboko akomeye muri Egiputa, ikabakura mu maboko y'umwami Farawo wari ubamereye nabi. Ntimuzibagirwe ibigeragezo bikomeye n'intambara zikomeye mwahuriye nazo mu butayu. Reka nse nkuvuze wenda gatoya nkuko nabiteguye mu nyigisho yanjye, nse nkuvuze gato ku butayu. Tubanze tubusobanure. Ubutayu ni iki? Ubutayu ni iki bene data? Ubutayu ndizera ko abarokore benshi mu nkurikiye ubuhamya tugira, ubuhamya ufite none nuko wanyuze mu butayu. Mu butayu ni ahantu umuntu aba akifuza ibyo kurya akabibura, kugera aho umuntu w'umugabo asengera ibyo kwambara. Uriya muntu aba ari mu butayu, kuko umuntu utari mu butayu ntasengera ibyo kwambara, umuntu utari mu butayu ntasengera ibyo kurya. Nkwibutse yuko ushobora kuba umurikiye aka kanya amasengesho yawe akiri ku byo kurya no ku byo kwambara. Reka nkwibutse kuri mu butayu. Mu butayu ni ahantu umuntu aba, abantu bose bakamwirengagiza. Ukajya ureba muri telefone yawe nimero ufite cyangwa se contact z'abantu ufite, ugashakamo umuntu wahamagara ukamubura kandi buzuyemo, kubera kujya kureba ugasanga bose warabahamagaye, ugasanga bose bazi ikibazo cyawe.
mu butayu ni ahantu umuntu aba ukabura umuntu wagutega amatwi ngo yumve ikibazo cyawe, kandi ushaka kugira basi uwo wabwira ikibazo ufite. Ubutayu ni ahantu umuntu aba, reka mbibutse ko mu butayu unahagera ugahamagara n'Imana ikagucecekana ubwayo ntekuvugishe, umuryango ukakwirengagiza bagasa nkaho batakwitayeho batanakuzi. Mu butayu ni ahantu uba kugera n'ubwo abantu mwayoboranye, abantu mwakoranye imirimo y'Imana bo ubwabo basigara batagishaka no kumva ikibazo cyawe. Mu butayu ni ahantu umuntu agera yaba ari no gusenga amarira akamutanga imbere, akumva yabuze icyo asengera, akumva ibintu byakomeye. Hari ibintu byinshi bibera mu butayu. Mu butayu ni ahantu umusore atereta abakobwa barenze 5 bakamubenga atari mu bishaka. Yarize afite diplome ya humanité, yarize afite diplome ya university, ari lisansiye, ariko bikanga. Ukadepoza ahantu hose ushaka akazi, ukajya gukora interview gatsinda, akazi kagahabwa abandi. Ubu uri mu butayu. Mu butayu ni ahantu wambara imyenda ntikubere, ukambara ikoti rikanga kugukwira. Mu butayu ni ahantu wisiga amavuta akanga kugufata. Mu butayu ni ahantu habi bene data, ni ahantu umuntu agera n'ahabura umunyu wo guteka. Mu butayu Abisirayeli babaye mu butayu barageragezwa bikomeye. Babaye mu butayu bagera ubwo bifuza ibyo kurya, batonganya Mose baramubwira ngo twishwe n'inzara itwiciye mu butayu. Bibutse ko umuntu ari mu butayu bimutera kwifuza kumva yasubira muri Egiputa. Bene data, ubutayu buraryana. Ubutayu iyo umuntu ari mu butayu utanga igitekerezo kizima kikitirirwa abandi kubera ko nta jambo ufite. Ariko ndashaka kukwibutsa yuko ibihe bindi nk'uko umubwiriza yaravuze mu bibwiriza ibice 3 ngo hari igihe cyo kurya, hari igihe cyo gusonza, hari igihe cyo gukena, hari n'igihe cyo gukira. Ubutayu buvana n'igihe urimo. Niba uri mu gihe cyo mu butayu, reka nkwibutse ko icyo gihe kizarangira, hasi ikindi gihe cy'umunezero. Muri kamere yacu nk'abantu habamo kwibagirwa, tugenda tubibona mu ngero nyinshi, ahubwo mu by'ukuri Imana tubabarire. Buriya nabonye kenshi imigisha cyangwa se gushyirwa hejuru ari byo bituma abantu twibeshya ko ahari twageze ku rwego cyangwa twageze aho twumva tutagikeneye Imana, nyamara ahubwo ariho twari tuyikeneye. Buriya imigisha, icyubahiro, ubutunzi ni bimwe mu bintu bidutera kwibagirwa Imana, nubwo ari byo dusaba. Hari ibintu byinshi cyane bigenda bigaragara ku bantu. Hari umuntu twasenganye mu by'ukuri yari umunyamasengesho kandi yari azi gusenga, ya masengesho twita amasengesho y'uburyo bwose. Akunda gusenga Imana, akunda guhamagara Imana. Senga, twarasenganye mu butayu, twarasenganye mu misozi, twarasenganye mu mazi, twarasenganye.
Imana ikamuha amasezerano, Imana ikamubwira iti nzagukomeza, Imana ikamubwira ngo nzakugirira neza, nzaguteza imbere. Imana irabikora, imuzamurira umuntu yashakaga ko azamuka. Amaze kugera ku rwego abonye ko abaye umuntu ukomeye, asigaye yambara inkweto akajyanisha n'imodoka agendamo, asigaye yambara ama-or ahantu hose ni zahabu gusa, bimwumvisha ko ari ku rwego, yarenze urwego rwo gusubira mu masengesho, gusubira mu barokore, takongera gusengana n'abantu. Ariko Imana iza kureba isanga ikunze ubugingo bwe cyane. Hari uwavuze ngo aho kugira ngo Imana ngo iguhombe yaguhombya, Imana ikuraho ibyo yari yishingikirijeho. Amaze kumanuka agaruka ku rwego yumva ashaka Imana. Ndashaka kukwibutsa yuko urwego rwose waba uriho, nta rugero na rumwe ushobora kugeraho rwo kudashaka Imana. Ahubwo uko ugenda, ibyo twebwe twita gushyirwa hejuru, ibyo twita kubahwa, ibyo twita kugira ubutunzi, ibyo twita gutunga, umuntu akarya akajya ku meza ugasanga ni ameza rwose ateguye nk'ay'umwami Salomo. Ahubwo niho wari ukwiriye kuba ku rugero rwo kumva ko ukeneye Imana. Bibiliya iravuze ngo numara kurya ugahaga. Haleluya! Ndagira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Numara kurya ugahaga, ukubaka amazu meza. Nta nubwo bavuze inzu bene data, bavuze amazu. Ukubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Abantu bamaze kwibagirwa kubera ko abantu basigaye barya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Byahesheje abantu kwibagirwa. Ibaze nta n'ikintu umuntu aratunga gusa kubera ko yariye gatatu ku munsi, umuntu agahita yibagirwa Imana. Kibagirwa ko waryaga imyumbati igeretse ku bishyimbo, nabwo ukayibona ari uko yeze mu murima. None abantu bararya inyama, abantu bararya amafiriti, abantu bararya inkoko, abantu bararya amafi, ikinyanja sinakubwira barakirya buramo. Bibahesheje kwibagirwa Imana, nta naho baragera. Abantu bibagiwe Imana, bibagiwe amasengesho basenze, urusaku rw'amasasu rumeze nabi, bahiga imihigo myinshi, bati Imana nutugirira neza, kaduha ubuzima, kadukura muri situation, tuzagushima, tuzagukorera. None abantu baribagiwe. Abantu baribagiwe, bibagiwe imbaraga zabarengeye, bibagiwe imbaraga zabatabaye. Abantu bamaje kudamarara, abantu babonye bamaje kugira amazina akomeye, amazina aremereye kuri social media sinakubwira. Abantu baravugwa, urajya muri Google wamwandika ugasanga niwe gusa. Ibyo gusa bimuhesheje kwibagirwa imbaraga z'Imana, bimuhesheje kwibagirwa no gufata wa mwanya yatangaga agahereza Imana, agasabana nayo, bimuhesheje kwibagirwa. Bene data, Imana itubabarire. Buriya hari ikintu ngira ngo mbabwire, hari ikintu abanyempano twishukaho. Reka mbibutse yuko buriya ikintu naje gusanga abantu benshi batubwira ko badukunda, iyo twitwa ko dufite impano, dufite impano y'ubuhanuzi, dufite impano yo kwigisha, dufite impano yo kubwiriza, dufite impano yo kuririmba, uraririmba kabisa umuntu akavuga ati sawa. Buriya abantu batubwira ko badukunda cyangwa bakubwira ko bagukunda, buriya ntabwo bagukunda. Oya, ntabwo ari twe bakunda, bakunda za mpano. Noneho niba abantu bagukundira yuko uhanura, uzarorere guhanura umwaka urebe ko abantu bakomeza kukuvugisha.
uzareke kuririmba urebe ko abantu bakomeza kukuvugisha. Ntabwo abantu bagukunda nkange Eric, ntabwo abantu bakunda nkange Eric, abantu bakunda impano zindimo, nizo abantu bakunda, nizo abantu bakurikira. Umuntu araguhamagara nyine kubera ko azi ko hari icyo uri bumuganirire. Umuntu araguhamagara kuko azi ko hari icyo uri bumufasha kumenya atarazi. Ntabwo abantu badukunda by'ukuri. Niyo mpamvu ibyo abantu batubwira bitari bikwiye kuduhesha kwishyira hejuru, kuko ntibadukunda. Yesu niwe wenyine udukunda by'ukuri. Yesu niwe udukunda by'ukuri. Bantu unyura ahantu bakagukomera amashyi umunsi ejo bakagukubita inki ku matama. Bantu bagukunda kubera kuririmba, ejo ugize ikibazo gituma utaririmba ntibakongera kukugarukaho. Bantu bagukundira kuhanura, ejo Imana itavuganye nawe ngo iguha amakuru ntago bakongera kukugarukaho. Ariko Yesu adukunda turi no mu ntege nke. Yesu adukunda tumeze nk'intabwa. Yesu adukunda tumeze nk'abatawe. Yesu adukunda tubona ko amaboko yose yatuvuyeho. Reka nkubwire, nubona ibintu byanze jya mu masengesho, uhora wegera Imana, we kwibagirwa kw'Imana ariyo ikugejeje aho ugeze. Bantu benshi baribagiwe, bantu baradamaraye. Hari umerutse kubwira ndavuga reka dufata amasengesho y'iminsi 3 dusenga Imana. Arambwira ngo usengo kameme ngo namara iminsi 3 ntarya. Aka kanya ko wamaraga 7 suka ya marutarya di. None maje kugera muri Amerika, maje kugera muri za Canada, iminsi 3 baye myinshi. Amasaha yarahindutse. Bene da, Imana itubabarire. Kandi Imana idufasha. Abantu baribagiwe. Abantu ntibagishaka gusenga, abantu ntibagishaka kwegera Imana, abantu ntibagishaka kujya mu nsengero, abantu ntibagishaka gutura, abantu baribagiwe. Abantu ntibagishaka gukorera Imana. Bene data, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwirinde, mwe kwibagirwa. Aho ugeze ni ukuberayo, ntabwo ari uko wakoze kurusha abandi, ntabwo ari uko ufite ubwenge kurenza abandi. Iyo ntebe wicayeho, mbere y'uko yicaraho hari abari bayicayeho, na nyuma y'uko uyivaho hari abandi bazayigusimburaho. Urwego rwose wabaho ntirukwiriye kukwibagiza Imana. Urwego rwose wabaho ni urukwiriye gutuma urushaho kwegera Imana. Bantu baribagiwe ku buryo basigaye bakora ibintu nta no gutinya Imana kubirimo. Murabona ibintu birimo biraba mu itorero ry'Imana muri iki gihe, urabireba ugasanga ni ibintu bikojeje isoni. Bene data, urukundo rwarashize mu beraba Imana, akagambane kabaye kenshi, amagambo y'uburozi yabaye menshi. Bantu ntibakigira umutima w'impuhwe, bantu ntibakigira umutima w'urukundo. Bene data, bantu baribagiwe. Imana yambwiye ngo mwirinde, mwe kwibagirwa. Yabarokoye urupfu rwa mbere, izabarokora n'urwa kabiri, ariko mwirinde. Mwene data, bya bihe wagiraga byo gusenga byagiye he? Kwa kuzamuka umusozi kwawe kwagiye he? Rwa rukundo wagiraga rwo gufasha abantu rwagiye he? Bene data, kwa gutinya Imana wagiraga muri wowe, ibyo ukora ukabikora ufite kubaha Imana muri wowe, byagiye he? Abantu ntibagitinya gukora ibyaha bari mu nzu y'Imana, bari ku ruhimbi, bicaye ku ntebe z'ubuyobozi. Umuntu agera ku ntebe y'ubuyobozi ukagira ngo ni mirere na mirere. Reka nkubwire, nta gihe uyifiteho. Tekereza ko uyijyaho wayisimbuyeho abandi. Utekereza uti ninyivaho bizagenda bite, nzaba narubatse iki? Bantu ntibagitinya guhemuka, bantu barahemuka bitewe no kwibagirwa. Bantu bariba mu nzu y'Imana, abantu bakiba amaturo. Bantu bariba, bantu barakora ibyaha ku mugaragaro. Ibyo byose ni umurengwe. Uwo ni umurengwe w'inyama n'amafiriti n'amacikeni. Ni umurengwe bateye kwibagirwa Imana. Ariko Mose abwira Abisirayeli aravuga ngo nimumara kurya mugahaga, mugeze mu mazu, muri kuba mu mazu meza, muguwe neza, imitima yanyu izirinde ye kwibagirwa. Mumaje kurongora muvuye mu buzima bw'ubuseribateri, muzirinde mwe kwibagirwa. Bangahe se barongoye imbere yawe ariko badevorosheje? Wowe se barusha iki? Ni iki ugiye gukora kiruta icyo bo bakoze?
mwene data rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Mwirinde. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwirinde mwe kwibagirwa. Uramenye ntuzibagirwe. Uwiteka Imana yawe uko byagenda kose ukeneye Imana mu mibereho yawe. Urugero rwose wageraho ukeneye Imana. Mwirinde ntimwibagirwe. Ibintu birahinduka ariko Yesu ntahinduka. Ibyo wishingikirije aka kanya ejo byahinduka. Amaboko wizeye aka kanya ejo yakurekura yakuzugunya. Iyo modoka nziza utekereza ko ugenda mukumva wageze mu ijuru, oya ejo niyo yakwigicira. Amashyi abantu bagukomera ntagushuke, ejo abantu bayaguhinduriramo ibindi bintu. Abantu barahinduka, ibintu birahinduka. Wari umukire ejo uyu munsi ejo aba umukene, wari umukene ejo aba umukire, wari umunyayo, wari usuzuguwe ejo ahinduka umunyacyubahiro. Ubushaka kanya wibagiwe Imana yaguhaye mu buzima bwo kwaka avance sur salaire, icyo bita manura mbabura. Ubaka kanya urabyibagiwe. Tubyibagirwa ejo bundi turi mu kazi. Umuntu agasaba avance sur salaire kugira ngo urebe ko basi wateka. Aka kanya Imana ikugiriye neza, firigo yawe urayuzuzamo ibyo kurya birapakiye. Utangiye kwibagirwa. Wa mutima wo gufasha urawuretse, kwa gusenga Imana uraguhagaritse, gutanga icyacu urabihagaritse, gutanga amaturo urabihagaritse. Mwene data wirinde umutima yo ntiwibagirwe. Ndashaka ijambo uryumva cyane nubwo ntari buritindeho, kuko ni message ndimo ndatanga. Imana yarambwiye ngo nibutse abarokore bya bihe mwagiraga byo kuba imbere y'Imana mugasenga, mwabishyize he? Kwa gutinya Imana mwagiraga mwagushyize he? Kwa gukorera Imana mugatanga amaturo, mugatanga ibyacumi, mwabishyize he? Rwa rukundo rwa mbere mwarushize he? Umuntu ntagitinya kugambanira mwene se. Ibyo byose biraterwa n'umurengo. Abantu baradamaraye. Uwo ni umurengo, ko nuko udamarara. Abantu bakorera ibyaha mu ruhimbi, ku ruhimbi bakabikorera ahagaragara n'ahatagaragara. Imana ikurinde kwibagirwa. Mwene data mushiki wanjye unkurikiye, Imana ikurinde kwibagirwa. Buriya mu buzima ubayemo bwa buri munsi, icyo Imana yaguhaye ni ukugira ngo ugikoreshe mu nyungu zayo, ntabwo ari ukugira ngo ugikoreshe mu nyungu zayo bwite. Abantu babaye amateka mitwe basigaye bavuga ibyo batekereza bakabyitirira Imana. Ni gute ufata ibitekerezo byawe ukabyitirira Imana? Ni gute ufata ibyo wibwira ukabyita intekerezo z'Imana? Ni gute ufata amakuru wumvanye abandi bantu ukayita ijwi ry'Imana? Ndarumiwe mwabandi mwo mundebanga. Umuntu ntagitinya gufata ibyo yumvisha abantu bavuga, gufata ibyo atekereza, gufata ibyo yabonye kuri televiziyo no ku zindi social media akabyita imvugo y'Imana. Imana nayo yararenganye. Ibyo byose ni umurengwe, uko no kudamarara, no gutakaza umutima wubaha, umutima utinya, umutima uganduka. Ariko Imana guhindure. Imana idufashe bene data kandi Imana tubabarire. Twe kwibagirwa ubuzima bwawe. Wongere wibuka aho Imana yagukuye. Wongere wibuka ibyo Imana yagukoreye. Wibuka indwara Imana yagucije mu gihe wari urwaye. Wibuka uburyo Imana yagutabaye. Wibuka intambara Imana yakurwaniriye. Wibuke amaboko akomeye Imana yagukuyemo ya Farawo. Wibuke uburyo Imana yakurengeye icyagihe wabonaga ibintu byarangiye. Ibuka imihigo wahize. Ibuka mu butayu uburyo Imana yabanye nawe. Ubuka uburyo yakurinze ntuhapfire kandi hari abandi bahapfiriye. Ibuka neza y'Imana wabonye mu buzima bwawe. Wari uzi ko nta kizageraho, none aka kanya urimo urakora ibihabanye n'ibyo wize, kandi Imana ibiguhereyemo umugisha. Ibuka ko hari abantu mweganye batabonye akazi. Ibyo byose biguhesha kwibuka. Ibuka bya bihe byawe byo gukizwa kwawe, mu gihe wakizwaga, umutima wari ufite, inyota wari ufite yo kwegera Imana no gusabana n'Imana. Ibyo biguhesha kwibuka
numara kwibuka ugarukira Imana. Ndakwifuriza kugarukira Imana, wibuke ineza y'Imana. Ese nta mafaranga menshi utakimenya umubare wayo utunze kuri account yawe? Ese nta mamodoka uri kugendamo? Nta amazu meza ufite se? Nta abana beza Imana yaguhaye? Ni iki kiguteye kwibagirwa aho Imana yagukuye? Nta na kimwe cyari gikwiriye kukwibagiza ineza y'Imana. Ongera wibuke inzira y'ubutayu, biguheshe kwibuka ineza y'Imana, biguheshe kwibuka imbaraga z'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana data twese mu ijuru, haleluya. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirashoboye, ijambo ryawe ritugezeho uyu mwanya, riducaha, riduhugura kongera kwibuka urukundo rwawe n'ineza yawe. Mwene data, mushiki wanyu nkurikiye aka kanya, birashoboka ko hari byamuteye kwibagirwa, bikamuhesha kuba mu ntege nke, bikamutera gusa nk'uteye umugongo. Uwiteka Imana ye, ndasaba kugira ngo imbabazi zawe zitwambare, imbabazi zawe ziboneke kuri buri wese, kandi buri wese ugize umutima wo kwisuzuma, akumva yihariye mu mutima we, imbabazi zawe zimugereho, yongere yibuke neza yawe, yongere yibuka imbaraga wakoresheje kugira ngo umuvane muri Egiputa, umuvane mu butayu. Mwami, umuhere imbaraga zo kwibuka neza yawe mu gihugu cy'amasezerano. Ngaho humugisha umuntu wese ukurikira ijambo, kandi umwuka wareherekeze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubyambaza twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze.